ntabwo uboneka ntunyanyagiye urahenze uri uw'agaciro abagushaka bakwiriye kubitindaho bakabiha umwanya bakabiha igihe kugira ngo ntibagufate uko babonye. Hello viewers, shalom shalom, nshuti za LMS Life is Mental and Spiritual, twongeye kubasuhuza, mumeze neza? Twagarutse ni Devota n'ubundi. Nagira ngo nibutse yuko buri gihe ibiganiro byacu biba biganisha ku gukira ibikomere, kugira imibanire myiza n'abandi bantu, imiryango, parenting, mu rwego rwo kugira ngo dukumire indwara zo mu mutwe cyangwa ubuzima bwo mu mutwe butamerewe neza. Twagarutse rero, nagira ngo nanone mu nyemerere twihuse mpite mbasangiza insanganyamatsiko dufite uyu munsi. Ibiganiro byacu umuryango wa LMS umaze kuba mugari, ndumva usibye nk'abashyashya bagenda badusanga, abandi tumaze kumenyerana. Ibiganiro byacu buri gihe baba biganisha ku kwisobanukirwa, ku kumenya abo turi bo, agaciro kacu, uko Imana yatugennye, umugambi dufiteho, bigatuma identite yacu ituma tutitinya. Ikintu cyo kwitinya n'ubushize mu biganiro byacu twakigarutseho yuko cyica agaciro kacu, kigatuma duhora twihonga, twitinya, tukaba abantu baciriritse, kandi identite Imana ntabwo igikina nayo. Imana mu mugambi wayo identite yacu ni agaciro. Biradusaba rero kugira ngo tugendane n'uwo mugambi w'Imana idufitiye. Ndashaka kubatera amatsiko. Uyu munsi dufite ikiganiro kidasanzwe, n'ubundi ntabwo kiri bujye kure cyane, ariko turashaka kureba igituma cyangwa icyakorwa kugira ngo ube umuntu wubashywe, we kuzajya wubahukwa n'abantu batandukanye, kubera yuko mu mugambi w'Imana turaba agaciro. Mboneraho kwibutsa yuko burya identity yacu cyangwa identite ari ikintu gikomeye cyane, kandi ibikomere iyo bidavuwe, iyo bitamenyekanye se, niyo mpamvu umwanya munini tuwumara muri awareness creation, cyangwa se mu kumenyekanisha ububi bw'indwara zo mu mutwe, cyangwa mu gihe ubuzima bwacu bw'umutwe butameze neza. N'iki kiganiro rero, topic yacu cyangwa ingingo turi buganireho iraganisha ku kumenya agaciro kacu no kwiyubaha no gutoza abatuzengurutse kutwubaha. By the way, burya inshuro nyinshi abantu batwubahuka kuko twabahaye icyuho, twabahaye umwanya. Muzabona, reka wenda nihuse turebe ingero zitandukanye. Urugero nk'aba bana bakora mu tubari, mu maresitora, abana b'abakobwa, inshuro nyinshi usanga bisa nk'aho abakiriya babafiteho ijambo, kuko uri mu kazi, kuko umuserva wamwubashye, waciye bugufi, uje gufata komande ye. Hanyuma nk'abo mu tubari baba banywa n'inzoga, rimwe na rimwe banasinze, ugasanga yihaye n'uburenganzira bwo gukorakora uko ashatse n'aho ashakiye. Ufitiye inkuru nziza, wowe wajya guhura na bene ibyo bibazo. Ndashaka kukubwira yuko umuntu kukwegera, kukugiraho access kugira ngo akugereho, ntabwo ari uburenganzira bwe. Abanyarwanda dukunze no gukoresha ijambo ry'uburenganzira. Oya, ntabwo ari uburenganzira, ahubwo ni amahirwe umuhaye. Amahirwe rero igihe cyose utayamuhaye, wimwemerera kugiha. Yigufata mu buryo butemewe ngo useke nkaho nta cyabaye. Yikumenyera, niyo mvugo imenyerewe, kumenyera, hanyuma ngo uriyakitinge nkaho nta kintu bigutwaye. Iyo ubikoze gutyo, uba umuhaye umwanya wo kukuvogera. Ndumva ari ryo jambo ry'ikinyarwanda ribisobanura neza. Ubwo naba agukubise ku matama, niba agukubise hariho hose, hari ukuntu twubatse turaba agaciro. Imana idukunda gutyo, ikunda ko tubaho twiyubashye n'abandi bakatwubaha. Nagira ngo mboneraho kukubwira yuko burya abantu bazakubahuka kabiri gatatu b'ingeri zitandukanye, uzagenzure neza niba nta muryango wakinguye. Turahamagarirwa gukora iki rero? Gushyiraho imbibi, abantu bakamenya aho bagarukira. Amagambo umuntu akubwira akayabara, uko agufata n'uko akwitwaraho akabijera, kubera yuko wasetinze standard. Hari ibyo yakoze uravuga no, ntabwo byemewe iwanjye, kuko iwawe ni iwawe nyine, uwo uriwe n'uwo ushaka kuba we ni wowe uzamugira we. Ariko nutabikora
abantu bazafata umwanya bazabifata nk'aho nta kintu bigutwaye. Urugero, ntabwo wahamagariwe kuboneka ahantu aho ariho hose ngo abagushatse bose bakubone. Oya, gira igihe nawe hari ibintu utabonekamo bitewe n'impamvu, kubera yuko iyo unyanyagiye aho bagukenereye hose bakakubona, aho uhamagariwe hose ukitaba, bitakaza ka gaciro kawe ko kumva ko hari ibyawe nawe biguhugije. Hari wowe ubwawe ukwiriye kwiyitaho, hari poroje zawe ukeneye kuzitaho, hari umuryango wawe kuba ufite ukeneye kuwitaho, abatarawugira ukeneye kuwutekereza, ukeneye kuwupanga no kuwupangira, ukeneye kuwusengera. Iyo rero unyanyagiye abantu bose babona ko nyine wowe abandi nibanabateguza wowe aho baguhamagariye uraza. Ibyo bintu ntabwo byemewe, ukwiriye gushyiraho izo mbibi. Dukunda gufata urugero kuri Yesu. Yesu yabaga aho yabaga ari hose abantu babaga bamuzengurutse, habaga hari crowd, habaga hari abato, hari abarwayi, hari abazima, ariko ntabwo abantu bamugeragaho uko babonye. Muribuka ba bandi basambuye igisenge, umurwayi bamuzanye bashaka ko amusengera agakira, ariko babura access. Hari protocol, ntabwo uwapfaga kuza ngo kuko akiza indwara, ngo yarabanzaga akanakubaza ati ubundi ariko urashaka iki? Izo ngero murazizi. Urashaka iki? Urashaka ko nkugirirane? Wizeye ubundi ko nagukiza? Uhaba wizeye akakubwira ati kwizera kwawe niko kugukijije. Uhaba utizeye akakubwira ibikwiye ibyo yumvaga akwiriye kukubwira. Ariko yagiraga boundaries, yasetingaga standard. Abamarayika ntibapfa kujyana message zose nubwo bashinzwe kuduserva, bagira order. Hari ab'intambara ba Mikayeli ntabwo bapfa kuza no mu birori ngo nabo baze, bagenda bitewe na assignment bafite. Wowe assignment yawe warayirangije ku buryo iz'abandi zose uzibonekamo? Icyo ni ikibazo gikomeye. Uburyo rero twabikora ni ukwiga kuvuga hoya. Ivuga hoya ariko kandi wowe uyivuge neza, ntuyivuge wihanukiriye, ntuyivuge wakunje isura wazinze umunya, ahubwo uyivuge uri famu, uyivuge kuko nyine uzi ko idakwiye, ko ntabwo umugomba kuba uhari mu bye buri gihe. Abagushatse bose ntabwo uzahora uboneka kuko uri rare, ntabwo uciriritse ku buryo uri basa bose, ahantu hose witabira, ibintu byose ubibonekamo, indirimbo zose uzibyina. I mean, ntabwo uboneka, ntunyanyagiye, urahenze, uri uw'agaciro. Abagushaka bakwiriye kubitindaho bakabiha umwanya, bakabiha igihe kugira ngo ntibagufate uko babonye. Ikindi, assignment zawe bwite zijyanye n'umugambi Imana yagushyiriyeho ushobore kuzigeraho. Icyo ni ikintu kimwe. Point yindi dushobora kuvuga nuko kuba uri kind, ukunda abantu, uborohera, bitakugira careless person. Ntabwo uri wa muntu utiyitaho, ufata ibintu uko ubibonye, uri naive, udafite ibyo uha agaciro. Oya, kuba witaye ku bantu ukabagirira impuhwe, ukabakunda, bibimisinterpretinga ngo bisobanure ukundi kuntu, batangire kugufata kuko wakinguye umuryango w'impuhwe no kubiyegereza, byitwa andi mazina cyangwa bagufata ukundi kuntu. Ibyo rero bikemurwa nuko wasetinze standard y'uwuriwe, y'ibyo ukunda n'ibyo wanga. Niba uri no mu kazi, wagiye mu kazi kuko ushaka imibereho udashaka gusabiriza. Hari abantu babona umuntu mu kazi runaka ngo kuko uri umuseriveri ahantu, bagahita automatically bagushushanya na babandi bicuruza, babandi biyandarika bataza agaciro kabo. Ariko gushaka imibereho bitandukanye no kwiyandarika. Kandi akazi kose wakora birashoboka ko wakwiyubaha, birashoboka ko n'abandi bakubaha. Ahubwo reka mbonereho kuvuga yuko inshuro nyinshi burya bari abantu batwubahuka, uzi ko tuba twabibemereye. Na mbere nari mbikomojeho, igihe cyose wagaragarije umuntu ko amagambo akubwira utari interested kuyumva, uburyo gukorakora ntago byemewe kuko umubiri wawe n'urusengero rw'umwuka wera. Hakwiriye kubaho imipaka, imbibi zizwi neza yuko batapfa kugukorakora, yuko badapfa kugukinisha. Uriyizi, urisobanukiwe, uriyubashye. Iyo wiyubashye bakwiriye kukubaha. Mbonereho kwibutsa yuko burya igihe cyose abantu batwubahuka atari uko baba batwanga ashwi, ahubwo baba bakinguriye umuryango wo kukubahuka, kukumenyera, kukubwira ibyo ashaka,
kugusuzugura, I mean, ndumva mwabyumvise. So ni byiza ko tumenya ko ntabwo turi abantu basanzwe, ntabwo turi abantu baciriritse, ntabwo turi ab'agaciro gake. N'ubu unakennye utaragera aho ushaka kugera, ariko iyo umanganye ntabwo umuntu n'ubundi uwo nguwo uje kubahuka ntari bukuzamure. Reka mbonereho kubwira abana b'abakobwa babwiwe yuko guca bugufi, kubaha, kuganduka, kumvira ni byiza, ariko ibyo bintu ntuzabyitiranye no gutakaza uwo uriwe n'indangagaciro zawe. Ubaha umuntu ariko amenye n'aho agarukira. Yego, ndumva twabyumvise. Ntabwo ijuru ntabwo rijya rikina na identity. Ijuru riza identity yacu ikivuze nabo turibo. Mbonereho kwibutsa yuko iyo tuvuga identity, Imana iyo guhaye identity irayidefininga ikanayidefendinga. Bivuze ngo iyo ubwiye umuntu no amenya ko ari no, kuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo ukwemerera kunyanyagira. Abagushatse bose bakubone, bari muri boîte bakubone, abari mu mbyino zisanzwe bakubone, abatashye amakwe bakubone, abari mu kugambana bakubone, kuko udashaka gutakaza inshuti, aho bajya hose urajyayo, kuko urashaka kugumana crowd y'abantu. I mean, umunsi wize guhagarika, umunsi wagabanyije kuboneka igihe cyose ushakiwe, umunsi wagabanyije kwitaba karame ku bigutegereje byose, hari abantu bazagenda ubabure batangire kubyita ko wenda wirase ari ubwibone. No, ntacyo bitwaye. Buri gihe cyose wasobanukiwe uwo uriwe ugashyiraho standard n'imbibi abantu batarenga, burya ziriya mbibi ntabwo zirukana inshuti zawe, ahubwo zigufasha kuyungurura abatari inshuti biyoberanyaga bagutwarira umwanya, abo bakagenda, abakubonamo umumaro muragumana burya ntaho bajya. Bariya baba bazi icyo bagutegerejemo, baba bazi uwo uriwe n'agaciro kawe, baba bazi umumaro bamariye, baba bizi ko bazagukenera mu bintu by'agaciro, atari rwaserera gusa. Abagenda rero burya ntuzababare, ariko uzitonda ukuntu wenda bagiye byaba impamvu, ariko ubundi ntabwo ikivunge cy'abantu buri gihe ari uko baba ari inshuti z'umugisha cyangwa z'umumaro. Rero iyo washyizeho imipaka igufasha kuyungurura inshuti ukwiriye kugumana n'izigenda. Izigenda inshuro nyinshi ziba zikwiriye kugenda, ibyo ntuzabitindeho. Tugana rero ku musozo, nagira ngo mvuge yuko nanone dukwiriye kumenya agaciro kacu n'abo tugasangira nabo, n'uburyo tubatoza kutwubaha, n'uburyo batuvugisha, na approach bakoresha kugira ngo ibyo twitaga ubushuti ntibisoze bitunyanyagije cyangwa bidusenyeye. Rero nagira ngo nkubwire ngo umunsi kugeza igihe uzamenya agaciro kawe, uzasobanukirwa uburemere bwako n'igihombo kiriya gikundi bigusigira, ubuzima buzakwigisha bikubabaza, kubera ko wakinguye imiryango, abakenewe n'abadakenewe bose baraza. Wemereye buri wese kukuvugisha uko abyumva n'uko abishaka, ariko igihe cyonyine uzatangira gusobanura, Bibiliya nivuga ngo kuvangura ibishimwa mu bigawa tukaba nk'akanwa k'Imana, nibwo uzatangira kumenya. Ariko igihe cyose uzaba utarabikora, ubuzima buzakwigisha ubabara. Mu gihe ubwenge bwakakwigishije hakoreshejwe instructions, hakoreshejwe uburyo bwiza bwo gukora no kugenga ibyo unyuraho. Rero ntabwo dukwiriye kubaho dushakisha validation y'abantu. Ni byiza ko abantu batwemera tukagira ukuntu tugendana, ariko hari ya low self esteem, wa muntu uba ufite icyizere gikeya, atigirira icyizere, agahora buri gihe akora ibintu byinshi bitari ngombwa kugira ngo yemerwe, kugira ngo afitinge muri sosiyete, kugira ngo igikundi runaka kimwibonemo, kugira ngo ugahora buri gihe utanga byinshi birenze n'ibyo ufite, abakira batari bwa appreciating. Tugana ku musozo rero, inkuru nziza tugufitiye no kuri w'agaciro. Ntabwo ukeneye gukora ibintu byinshi cyane ngo wemerwe. Imana yakuremye wemewe, wuzuye, ushyitse, ufite inshingano runaka uzakora mu gihe cyawe hano ku isi. Nge ntazigera nkora na rimwe,
kuko rero utazigera uba njyewe, wirwana no kugira ngo ube nkanjye, wirwana no kugira ngo we kuntakaza kandi wenda nkwiriye kugenda muri iyo season hari abandi bantu ukeneye. Reka rero dusoze tuvuga ngo turaba agaciro. Imana yaturemye mu ishusho yayo, niyo identity yacu. Niyo mpamvu iyo twagiye twubitse umutwe, twububa, twihonga, dushobewe, dushaka kwihoma ku bantu, ndumva ari ryo jambo ryavugwaga, birababaza, biragukamura, uri wakatakara ugasigara ubaho mu ishusho itari iyawe. Kandi igihe cyose wabayeho ishusho itari iyawe, ukora ibitari ibyawe, na wa mugambi w'Imana ukabura utakaje. Natwe abantu ibyo twakakubonyeho tukabitakaza, bigatuma ibintu byose bipfuye kubera ko utamenya agaciro kawe. Dusoza rero, ntukemerera abakubahuka. Menya uwo uriwe, ikunde, iyubahe, iyubake. Ibyo ubona ukibura bigutera ya complexe, bishakisha ubigereho, ahubwo shakisha za nshuti zibikurusha, ziteguye kubigusangiza no kugutoza, abari bumarana nawe umwanya wawe. Ariko burya umwanya urahenze. Umwanya wahaye umuntu ugukamura, cyangwa ibindi bigukamura, cyangwa ibirori, twe kubyitirira n'abantu gusa, ariko ibyo byose nitwe tubitegura nk'abantu. Reka rero dusoze mbabwira ngo Imana irabakunda, natwe turabakunda. Agaciro kanyu karahenze, mwikanyanyagiza kugira ngo umugambi Imana yaturemeye tuzasoze tuwusohoje. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Shalom.